turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu, mwe mukunda ubutumwa bwiza ducisha kuri channel yacu kandi yanyu Ijuru Ntirikorerwa TV, ndetse no ku zindi mbuga dukoreraho nka TikTok, nka Facebook na Instagram, nazo zitwa gutyo. Yewe nabo tubana kuri WhatsApp group Ijuru Ntirikorerwa, namwe turabasuhuje cyane. Turabifuriza gukomeza guhishurirwa ubuntu bw'Imana, kuba buhishuriwe turabifuriza gukurira muri bwo. Amen. Kubera ko ni bugari cyane n'ubuzima kandi ikinyabuzima nyine ikintu gifite ubuzima kirangwa no gukura no kwaguka. Ubwo rero umuntu wahishuriwe ubuntu bw'Imana turamwifuriza ko yakomeza kwaguka ariko yaguwe nabwo. Twagarutse kugira ngo tuganire namwe, dutarame, dukomeze dusangire ku bwiru bw'ijuru dusanga mu ijambo ry'Imana, ariko dukeneye kugira ngo buri wese agirirwe neza n'Imana biciye mu ijambo ryayo. Nge rero uvuga ni Emile Nshimiyimana, umukiranutsi imbere y'Imana mbikesha Yesu. Nkaba ndi mu isi nzi neza ko nababariwe ibyaha byanjye byose ku bwa Yesu, ndetse nzi neza ko iwacu ari mu ijuru. Nkaba rero mbeshejwe hano kubwira abari mu isi ubutumwa bwiza, kugira ngo n'abandi batari bahishurirwa ubutumwa bwiza babumenye, babwizere, tuzabane mu ijuru, kubera ko ari rigari. Nawe byakubera tubanye mu ijuru kandi byatunezeza. Amen. Ndi kumwe rero na bene data mubona kandi musanzwe munamenyereye mu biganiro, ariko kubera ko tuba tuzi ko ari n'abashya badukurikiye bwa mbere, turagira ngo babibwire hanyuma twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi twamenyanye twese. Ni karibu bavandimwe. Amen. Imana ishimwe. Nanjye ndasuhuza abakunzi bacu kandi b'ikiganiro by'ubutumwa bwiza binyura kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Turabakunda cyane. Amahoro n'imigisha bibonerwa muri Kristo Yesu bibane n'imitima yanyu. Amazina yanjye rero ni Musabyimana Yozefu Mugisha, ariko nakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera igikorwa Kristo Yesu yakoze ku musaraba, kubera ko yishyizeho ibyaha byanjye byose akabicumitirwa, akabishenjagurirwa. Amaraso yamennye ku musaraba akaba ariyo yankuyeho urubanza rw'ibyaha. Ubu rero nkaba ndi umwera, ndi umuziranenge, ntagawa mu maso y'Imana. Ibyo bikaba binezeza umutima wanjye. Ndi umubwirizabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe iduhaye aka kanya kugira ngo natwe tubasangize icyo Imana dushyize ku mutima. Imana ihimbazwe. Amen. Ndabasuhuje nanjye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Eugenie Ndabavunnye, nkaba ndi umukiranutsi ku Mana. Ndi uwera, nta rubanza mfitanye n'Imana, ariko byaturutse ku kwizera icyo Yesu yankoreye. Yego. Ubundi navutse mfite iteka ryo kurimbuka, ariko nza kumenya ko guhemurwa no gucirwaho iteka ari byo byakujeho Yesu. Mbyizeye mpinduka umukiranutsi imbere y'Imana. Nanjye rero mfatanije n'abavandimwe guhimbaza Imana kubw'ibyo yakoze muri Kristo, ariko kandi no kubitangariza abantu bose, kugira ngo umuntu nabimenya akabyizera tuzabane mu ijuru. Imana ihimbazwe. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Nk'uko dukunda kuganira ku ma topics agiye atandukanye agaragara mu ijambo ry'Imana kandi abantu benshi baba bafiteho urujijo, uyu munsi twifuje kuganira nanone ku cya 10 ndetse n'amaturo. Ese mu isezerano rishya ijambo ry'Imana ridushishikariza gutanga icya 10 n'amaturo. Turagira ngo mu by'ukuri tuganire, tugenda tureba icyo ijambo ry'Imana rigenda rivuga, kugira ngo abantu nanone babone umucyo ndetse bamenye n'umwifato bakwiriye kugira
yaba ari abizeye ubutumwa bwiza bamenye ibibareba, ariko n'abatari bizera ubutumwa bwiza nabo bamenye ese ibyo bakora hari umumaro bifite. Ngiyi intego y'uno munsi, cyane cyane turagaruka ku cya 10 kubera ko ubona ari cyo kintu abantu batindaho cyane, aho ndetse hirya no hino bavuga ko gutanga icya 10 aba ari ukugerageza Imana kugira ngo ikugomororere imigisha ndetse uburaho uyikwiza. Uyu munsi rero nicyo ngira ngo tuganire, ese mu by'ukuri gutanga icya 10 bihesha ugitanze umugisha muri iki gihe turimo cy'isezerano rishya? Urebye n'icyo kiganiro tugira ngo tuganire, ubwo rero murumva ko ari ikiganiro giteye amatsiko kubera ko abenshi mubyibazaho, abenshi murabikora mutekereza ko harimo umugisha, ariko turagira ngo tubasobanurire icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Ubwo rero reka karibu bene data kugira ngo badufashe tugende dusobanukirwa buhoro buhoro. Icyo uza kudasobanukirwa uze kutwandikira muri comment kugira ngo turusheho gukomeza kugusobanurira, n'icyo washaka kunganira nanone wacyandika kugira ngo abadukurikiye nawe ugire uruhare mu kubungura. Ni karibu bene data. Soma mu ijambo ry'Imana riboneka hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 9 n'urwa 2, ibice 9 n'umurongo waho wa 6, ariko turageza ku murongo waho wa 10. Haravuga ngo cyangwa 11, aravuga ngo ariko ndavuga ibi ngo ubiba nke azasarura bike, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi rero Imana ishobora kubasakazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Nk'uko byanditswe ngo yaranyanyagije aha abakene gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Iha umubibyi imbuto n'imitsima yo kumugaburira, niyo izabaha ibongere imbuto zanyu zo kubiba, kandi igwize imbuto zo gukiranuka kwanyu. Namwe muzatungishwa muri byose ngo mugire ubuntu bwose, bitume Imana ihimbazwa. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe ku bw'aya magambo nanone duhaye. Hano aya magambo yatangira ku bantu badakijijwe, ahari bagira ngo arabareba nk'uko wenda n'abakijijwe, ahubwo nyirizina ubundi ubu aribo bari kubwirwa. Ariko icyo navuga n'ubundi aya magambo Pawulo yavuga yayabwiraga abakiranutsi, yayabwiraga bamaze kwizera ko batsindishirijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, yayabwiraga abamaze kwizera ko babonye ijuru ku buntu babikesha kwizera igikorwa cyakozwe na Yesu Kristo. Noneho rero yababwiraga ko gutanga ari ngombwa. Ubu noneho biraza gutandukana
nuko abantu benshi inyigisho y'abiyita ababwirizabutumwa hanze aha, iyo ni inyigisho ahanini ibivuga ku gutanga cyane nk'uko wabivuze muvandimwe icya 10, ariko bakanitwaza ijambo rivuga ngo ni mubingeragereshe ryo muri Maraki ngo igice cya 3 ngo mubingeragereshe murebe ngo ndabasukaho imigisha mukaburaho muyikwiza. Iryo jambo rero iyo barigezeho kenshi na kenshi baritindaho, ndetse abantu benshi nekereza ko baza no kugitanga bakaza bafite n'ubwoba, bakaza banashaka ko wenda kuko banabwirwa ko impamvu imirima irumba, impamvu amatungo atororoka, impamvu bari gucuruza ntibigende, impamvu bahuye n'ibihombo byinshi bigiye bitandukanye, ari impamvu z'uko badatanga 1/10 neza. Ariko ayo magambo wenda nihuse Maraki ayavuga yayabwiraga Abisiraheli, ariko n'impamvu yayababwiraga nuko hari harabayeho gucogora ko gutanga 1/10 mu Bisiraheli, kubera ko ariko Imana yari yarategetse Abisiraheli ko bakwiye kujya bagitanga bakagihereza abakoraga umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro aribo Balewi, kubera ko batari barahawe gakondo yisanzwe ngo bahabwe imigabane, bahabwe iminani ubwo bari bageze muri Kanani bavuye mu gihugu cya Egiputa. Imana rero batoranyiriza gukora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro, kandi bari bafite imiryango, bari bakwiye kubaho, bari bakwiye kubona ibibatunga. Imana rero itegeka Abisirayeli ko bagomba kujya bazana 1/10 ku byo bungutse, ku byo bahinze, hanyuma bakabizanira Abalewi bakajya babona ibyo kubatunga, kuko bo bakoraga uwo murimo wonyine. Baje gucogora rero, baje gucogora bagira intege nke mu gutanga icya 10 nk'uko Imana yari yabibategetse. Hanyuma umuhanuzi rero Maraki aza guhanura ko nguhereye mu gihe cya basogokuruza banyu muravumwa wa muvumo ko mwanyemye ibyanjye. Ubwo rero impamvu ibyo tuba tunabisobanura aba ari ukugira ngo abantu bamenye ese icya 10 kiriho kivugwa mu isezerano rya kera cyari kiri kuvugwa kuri bande, bari bakwiye kugitanga n'abari bakwiye kugihabwa nabo bari bande, n'impamvu bari bakwiye kugitanga ni yihe, n'impamvu bari bakwiye kugihabwa nanone ni yihe. Suko icya 10 mu by'ukuri mu isezerano rishyashya noneho kiza kuza kongera guhinduka inyigisho nanone yo gutera abantu ubwoba. Sinza kuza kwizimba mu magambo kuko bene data turi kumwe nabo Imana nyine bayabashyize ku mutima icyo kujye kuganiriza baduteza amatwi. Icya 10 noneho ntigikwiriye kongera kuba iterabwoba. Hari naho nigeze mbona umuntu wigeze azenguruka igihugu cyose, hari mu idini rimwe, wenda ndashatse no kuvuga, agenda avuga ko Imana yamubwiye ko abantu bafite umuvumo kubera ko batigeze batanga icya 10, ndetse akavuga ko ubugingo bwa bamwe ngo bufite ikibazo ngo kubera ko imbere ngo y'amazina yabo ngo mu ijuru ariho ngo akabazo, ngo rero ngo abyerekwa tuba tugira ngo tubibwire abantu, kuko ikintu kigendanye n'icya 10 abantu bakibazaho cyane. Arazenguruka agenda avuga ngo ubugingo bwabo yabubonyeho towa. Ara naho yavugaga ko ngo yabonye amazu 2 ngo abona inzu isa nabi cyane, ngo arabaza ngo iyi nzu kuki isa nabi, ngo iyi nzu niy'umuntu ngo utaratanze icya 10 neza ngo nk'uko Imana ibishaka. Ngo ariko ngo abona n'indi nzu nziza ngo iteye amarangi ngo isa neza cyane, ngo yumva marayika amubwira ngo iyi nzu reba ngo isa neza gutya ngo niyo abantu batanga 1/10 ngo bakagitanga neza.
abantu icyo gihe bari bafite ubwoba. Hari n'abantu benshi batanze ibintu ngo bari kugira ngo bagarurizemo icya 10 bariye mu bihe byagiye bitambuka. Aho rero simpatinda, icyo kikaba ari ikinyoma gituruka kuri shitani. Mbese ntaho bihuriye ko kimwe mu 10 gishobora guhesha umuntu umugisha mu bigendanye n'uko umuntu yahabwa umugisha, kuko ubundi umugisha nyirizina ukomeye ni umugisha wo kubaho umuntu afite ubugingo buhoraho. Aya magambo rero twasomye nyine Pawulo we ari kuyabwira abamaze gukizwa, abamaze kwizera. Ari kuvuga noneho ko ari kuvuga ko gutanga noneho ari byiza, ariko ntari kuvuga ko gutanga ari ikigaragaza ko umuntu mu gutanga bimuzanira ubugingo cyangwa bituma ahabwa ijuru. Oya, si cyo ari kuvuga, kuko ari kubwira abantu noneho bamaze kurihabwa, ari kubwira abamaze kurihabwa, ari kubwira abantu bamaze kubona ubugingo, bamaze kuhabwa ijuru ku buntu, bamaze kwizera. Ari kubabwira ngo ariko noneho ndavuga ngo ubibanye azasarura bike. Aha yavugaga gutanga iby'ubuntu, gutanga imfashanyo. Haraho Bibiliya ivuga imfashanyo, guhereza bene data bashobora kuba badafite ibifatika, kubitanga mubera ko byo ari ngombwa cyane, ariko sibyo bihesha umuntu kwinjira mu bwami bw'Imana. Hano ngarukiye ahangaha kuko turakomeza tugenda tuganira, abavandimwe nabo bakomeza bagenda batubwira icyo Imana igenda bashyira ku mutima. Amen. Ndumva ari byiza kuko mu by'ukuri aya magambo ari kuvugwa mu isezerano rishya. Ubibanye azasaruranye cyangwa se azasarura bikeya, hanyuma ubiba byinshi nawe azasarura byinshi. Hano yakoresheje imbuto, umuntu abiba imbuto agasarura. Ubiba rero imbuto nkeya, yagiye gusarura bikeya. Hanyuma wabiba imbuto nyinshi, wajya gusarura ugasarura byinshi. None ntabwo usarura imbuto, ubiba imbuto ugasarura nyine umusaruro. Ubiba rero imbuto nke asarura bike. Ubiba imbuto nyinshi nawe agasarura byinshi. Aha ni abakijijwe. Ku murongo wa 7, umuntu wese atange nk'uko agambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Abantu Imana yakijije, tukiri hano mu isi dufite inshingano, dufite ibyo duhamagarirwa gukora, birangajwe imbere n'ivugabutumwa. Kuko mu mirimo dufite hano mu isi nk'abera, nk'abakiranutsi, umurimo uhambaye ni ukubwira abantu ubutumwa bwiza. Hanyuma rero muri uwo murimo w'ivugabutumwa niho haza no kugira ibyo dusabwa nyine kugira ngo uwo murimo ukorwe cyangwa se ushoboke. Niba tugomba kujya kuri radiyo kubwiriza ubutumwa bwiza, ntago radiyo ari zacu. Hari ibyo dusabwa kugira ngo tuzivugireho. Niba tugomba kwandika ibitabo bikaba imprime, izo imprimori si zacu, niyo zaba izacu sitwe dukora impapuro nizo ankle cyangwa se iyo miti kugira ngo ibitabo bibashe gusohoka. Hari ibyo dusabwa gutanga. Niba tugomba gukora ingendo z'ivugabutumwa, ntabwo imodoka tugendamo ari izacu, aho tujya hose niyo twaba twaraziguze zaba ziri bukenere essence. Ibyo rero n'ibindi byinshi, izi YouTube na internet bikenewe, n'ibindi bikoresho byinshi kugira ngo ibiganiro biboneke. Ibyo bintu byose rero hari icyo bidusaba kugira ngo bikunde. Ariko reka ne kuvuga ko bidusaba cyane ndetse n'amafaranga, binadusaba umwanya.
kugira ngo bishoboke. Muri ibyo byose rero hagomba kubonekamo ubwitange bw'uburyo bumwe cyangwa se ubundi kugira ngo ibyo duhamagarirwa tubashe kubikora. Mu bakiranutsi rero, mu bantu bakijijwe, mu byo duhamagarirwa gukora byose, buri wese asabwa kubigiramo uruhare, kandi wakwitanga bukeya nawe umusaruro ukaba muke. Wakwitanga cyane umusaruro ukaba mwinshi. Ariko reka mvuge iki ngiki, reka mvuge ko hano ntabwo turimo turavuga kuguriza Imana kugira ngo ize kukwishyura. Iki kintu abantu bacyumve neza. Ntabwo turi kuvuga ko umuntu agomba gutanga, nubwo bavuze ngo ubiba nyasarura nke n'ubiba nyinshi agasarura byinshi. Ntabwo turi kuvuga ngo ndashyira mu ivugabutumwa 50,000 nkuremo 500. Icya cumi cyo bakivuzeho cyari cy'Abalewi, ntabwo tugifite. Bivuze ko ntabwo duhamagarirwa gutanga icyacu, ariko duhamagarirwa kugira uruhare mu mirimo dusabwa gukora nk'abantu Imana yakijije, kandi iyo mirimo ikaba irangajwe imbere n'ivugabutumwa. Ntabwo turi kuvuga iki ngiki rero, ntabwo turi kuvuga ngo nutanga amafaranga menshi nawe Imana izaguha andi mafaranga menshi kandi. Ntabwo aricyo turi kuvuga, ahubwo turi kuvuga ko hari icyo uba wabibye, ariko hari n'icyo usarura. Mu by'ukuri ku murongo wa 8 bavuze ngo kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Imana ifite ubuntu bwinshi ibasha kudusakazaho kugira ngo tubashe gukora ibyiza byose dufite ibiduhagije muri byose. Bivuze ko umutima wa service, umutima wo kuba mu by'Imana ishaka, utera Imana kuguha ibyo ukeneye. Aho hantu munyumve neza, kuko aho ndono ndi kurasa ku ntego. Umutima wo gushaka kubaho ukora iby'Imana ishaka, warakijijwe, ukumva ko utari hano ku bwawe, ahubwo uhari kugira ngo ubereho Imana mu byo iguhamagarira gukora. Uwo mutima utuma Imana ibasha kugusakazaho ubuntu bwayo. Ubuntu bwayo rero ntabwo ari amafaranga. Ubuntu bwayo ntabwo ari amafaranga, ahubwo Imana ica inzira kubw'ubuntu bwayo. Nanone kubw'ubuntu bwayo, hari umuririmbyi uvuga ngo kubw'ubuntu bw'Imana busaga twemewe n'Imana, ariko kubw'ubuntu bw'Imana busaga nanone twahawe gukorera Imana. Imana ica inzira ikaduhereza ibyo dukeneye cyangwa se ibidukwiriye, bidufasha kugira ngo dusohoze bwa bushake bw'Imana. Bivuze rero ko umuntu akwiriye gukora ku murimo w'Imana w'ivugabutumwa n'ibindi bijyanye naryo. Icyo ukwiye gukora cyose ukwiye kugikora ubikunze kandi unezerewe, ariko icyo Imana igukeneyeho cyane n'uwo mutima unyotewe gusohoza ubushake bw'Imana. Nayo rero izarushaho kuguha ibyangombwa byose bituma ubasha kuyikorera, ariko ufite ibigukwiriye byose. Kandi ntabwo wabasha gukorera Imana ushyize imbere iby'isi. Icyo mucyumve neza. Niyo mpamvu rero n'iby'Imana iguha si ibyo kugira ngo isi gutware, ahubwo ibasha kukubohora, ikagucira inzira
kugira ngo ubeho ubohokeye urushijeho kubohokera kuyikorera. Aho niho ubuntu bw'Imana bukomeza gusendera mu buzima bw'umuntu Imana yakijije ushyize imbere kuyumvira. Reka mvuge rero ko hari umugisha cyangwa hari n'imigisha myinshi izanwa no kumvira Imana nyuma y'uko twakijijwe, tugashishikazwa no kugendera mu nzira zayo no gukora ibyo ishaka. Ariko iyo migisha itandukanye cyane n'ibyo dutekereza byo kwayisha irari rya kamere yacu, ahubwo ni imigisha ijyanye no kunguka kumenya Imana ndetse no kubohokera kuyikorera. Reka mvuga iki ngiki. Niba uri umubwiriza butumwa bwiza ukaba ushyize imbere kubwiriza ubutumwa bwiza, wumva udakwiye kubiburira umwanya, none se mu migisha Imana ikwiye kuguha ntiharimo no kurushaho gusobanukirwa ijambo ryayo kugira ngo ubashe kurisobanurira abo bwiriza? Niba uri umwigisha, abantu bajya banagira ikibazo cyo gutandukanya kubwiriza no kwigisha, niba ariko wenda si n'umwanya wo kubisobanura cyane. Niba uri umwigisha w'ijambo ry'Imana, sinumva mu migisha Imana ikwiriye kuguha cya mbere ni ukukubohora kugira ngo ubone umwanya wo kuryigisha nyine. Uwo ni umugisha. Mwino si ishaka kutuboha, kuba umuntu yabona umwanya akabohokera kwigisha ijambo ry'Imana, uwo ni umugisha. Hanyuma icya kabiri, ikwiye no kuguha amagambo y'ubwenge kugira ngo abo wigisha babashe kugira aho bava naho bajya. Uwo ni umugisha. Niyo tike birumvikana nikenerwa, niba hari ugomba kujya kwigisha yewe nibishaka bisaba indege, mu migisha Imana igomba kuguha harimo naho iyo tike y'indege izaturuka, no kukwemerera iyo visa, niba ari igihugu ugomba kujyamo, niba ari iki. Ibyo byose ni imigisha Imana igomba guhereza uwo muntu kugira ngo abashe kuyikorera afite ibimukwiriye byose, kandi ikabikora mu mbaraga noneho zayo nk'Imana, apana mu mbaraga zacu. Ni ukudusenderezaho ubuntu bwayo. Bivuze rero ko ni ibintu nanone wongera gukora mu buntu bwayo, bidashingiye mu bunararibonye, mu mbaraga zacu n'ibindi umuntu yatekereza. Reka tuvuge rero ko mu isezerano rishya ntabwo duhatirwa gutanga icya 10 kubera ko cyari cy'Abalewi. Abalewi ntabwo dufite kuri ubu, ariko nk'abana b'Imana dushishikarira gutanga no kwitanga natwe ubwacu kubw'inshingano nkuru yo kubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza. Hanyuma muri uko gutanga no kwitanga hariho gusenderezwaho imigisha y'Imana cyangwa se ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi kugira ngo tubashe kuyikorera dufite ibidukwiriye byose. Amen. Yego. hari aho bavuze ngo umuntu wese atange nk'uko abyemejwe n'umutima. Hari gatoya, hari igihe nk'umuntu ashobora kuba wakijijwe afite umutima wo gukora ibigendanye n'umurimo w'Imana nyine, ariko nanone akitinya agatekereza ko nanone hari icyaba gitoya, ariko ku bigendanye nyine no kubibira hano mu murimo w'Imana. Nk'uko umuvandimwe yavuze ngo kuri radiyo, nk'uko yavuze ngo ku bitabo, nk'uko interineti bikenewe, hakaba hari uba ufite umutima ubishaka no kubikora, ariko akajya yumva yakwisuzugura, reka mbivuge muri ubu buryo. Yakabaye akora, ariko nanone akumva icyo yakabaye ari gukora hari icyo kitakora. Ariko nanone wowe uduteze amatwi ufite uwo mutima, ntukagire ubwoba, ntukisuzugure,
kubera ko uko ubyemejwe n'umutima, ahubwo igikomeye ni ukudakora ibyo wemejwe n'umutima. Ahubwo ibyo wemejwe n'umutima ukwiye kubikora noneho kugira ngo Imana irusheho kugusakazaho bwa buntu bwayo, kuko ubuntu bwayo uzabubona ari uko nawe wemeye gukora ibyo wahawe kandi wemejwe n'umutima wawe. Imana ishimwe. Amen. Birumvikana ko kugira mbese isano umuntu agirana n'Imana kuri ubu mu isezerano rishya, yego, ni ubuntu gusa. yego, ni ubuntu. Twavuye mu isezerano ryari rishingiye ku myitwarire cyangwa se ku mikorere y'umuntu, yego, cyane ko ryananiye nyine abo Imana yari yarihaye. yego, n'iki cya 10 turi kuvuga n'ubundi nta muntu wigeze agishobora, yego, kuko itegeko ryose naho ryaba ritoya nta bubasha umuntu agira bwo kuryubahiriza. kuvuga ngo wenda kuri buri kintu cyose wabaza icya 10 neza uragitanga, nta muntu wabishobora. yego, ariko Imana ishimwe ko yahinduye isezerano, noneho ikaduhereza isezerano ridashingiye ku bikorwa byacu, ridashingiye ku myitwarire yacu, ahubwo rishingiye kuri Yesu Kristo. Reka ndetse tunavuge ko n'icyo twasabwaga n'ubundi cyose Yesu yakidukoreye. yego, ariko noneho abadushyize mu mwenda natwe wo kwitura Imana, ariko nanone nyine tudahatwa nk'uko ijambo ryabitubwiye. yego, Isezerano rishya, iri sezerano turimo ry'ubuntu ni ryiza cyane. Hari indirimbo mwene data yavuze ngo kubw'ubuntu bw'Imana twemewe nayo, kandi nanone kubw'ubuntu bw'Imana twahawe gukorera Imana. Umuntu rero utari wemera ubuntu bw'Imana ngo yemerwe nayo, ntabwo wemerewe no kugira icyo akorera Imana. Banza wemere icyo Imana yagukoreye, ucyakire, none urajya wamenya n'ibindi bikurikiraho. Ubu rero abo turi kubwira cyane nabamaze kwakira ubuntu bw'Imana bushingiye ku cyo Kristo yakoze. yego, Urabona ko Paulo yarabandikiye, yagiye ahugura bene data mu bintu byinshi. Turanamushimira cyane mwene data, ariko cyane cyane tugashima Imana yari iri muri we. Ubwo rero n'ubundi wese wibaza ati se ubundi ko maze guhabwa ijuru ubu hakurikiyeho iki? Uyu ni umwanya mwiza. Iki kiganiro rwose ngishimiye Imana niyo ibikoze. Umuntu arakizwa ariko akavuga ati none se maze kubona ijuru hari ikindi se tubuse hakurikiye iki? Umuntu akaba ari mu rujijo. Ariko rwose Imana nyine tubwira ko yaduhereye ubuntu, yego, natwe dutange ku buntu. Niba waramenye ko Yesu yadupfiriye bikaduhesha ijuru, ukabyizera, ijuru ukaba urifite, gira umwete wo kubibwira abandi. Ndetse n'ikindi cyose wasabwa kugira ngo umuntu utaramenya icyo Imana yadukoreye muri Kristo, itange ugikore, cyane ko Imana yatubwiye ko ngo ubwo igihereza umubibyi imbuto zo kubiba, ariko ikamuha n'umutsima wo kurya. Natwe yatubwiye ko ari ikintu izadukorera kuri cyo. Arya uwo murongo wa 10, iha umubibyi imbuto n'imitsima yo kumugaburira, niyo izabaha ibongerere imbuto zanyu zo kubiba, kandi gwiza imbuto zo gukiranuka kwanyu. amen. Urumva ko isezerano rirahari ry'uko Imana izagwiza imbuto zo gukiranuka kwacu. Nese kwibikora wa mugani ku mubibyi. Umuntu agahinga bisanzwe, agahinga ariko ntanishwe n'inzara, akajya abona n'ibimutunga bya buri munsi, mu gihe ategereje ko ya myaka yahinze yera agasarura akarya. None ibaze rero kuri ibyo, none kuby'Imana, Imana natwe ishaka ko hari icyo tubiba. Abantu twamaze kumenya ubuntu bw'Imana yatugiriye muri Kristo, hari icyo Imana ishaka ko dukora. Ishaka ngo dukomeze gukwirakwiza iyo mpumuro nziza ku bantu bose. Ubwo rero urumva niba ari umurimo w'Imana birasobanutse. Birasobanutse niba igihe cy'Abalewi yarabwiye Abisirayeli iti mujye mubampera icya 10, kandi nkibahembeye umurimo bankorera mu ihema ry'ibonaniro. Yego. Iryo sezerano ariko tubona ko ritashobotse. Niba Imana yari yarabigennye gutyo, noneho kuri ubu
isezerano kandi noneho riranasobanutse ko ryarashobotse, cyane ko umuntu ntabwo we arigaragaramo, ni ibintu byakozwe neza birakoreka. Noneho rero Imana ikaba iri kutubwira iti noneho nanone kuri ibi dore icyo mbabwira. Kuvuga rero umuntu wamaze kwizera Kristo, umwete rwose uwugire, icyo Imana ikubwira gukora cyose. Hari n'igihe abantu bavuga ngo ubwo se ngo ahari ngo sinabanga ari ubuyobe. Oya, nabyo dore aho bisobanukiye. Ikizakubwira ko ikintu atari ubuyobe nuko kizaba kiri mu murongo w'iby'Imana ikubwira. Urumva umuntu yamaze gukizwa nta kindi ahamagarirwa uretse kwamamaza inkuru nziza ku batarayimenya. Niba rero ikintu ugiye kugikora ubundi kiri muri uwo murongo, rwose ntugashidikanye, ntuzanavuge ngo wasanga ngo ari byo muri kamere. Hoya, ni iby'Imana, ubwoko k'inyungu irimo n'ubundi ari iy'Imana n'abayo. Urumva umurongo wa 11 haravuga ngo namwe muzatungishwa muri byose ngo mugire ubuntu bwose butume Imana ihimbazwa. Ibi birareba nyine uwo muntu ushyize imbere kubiba, nk'uko hejuru yaramaze kuvuga ati niyo iha umubibyi imbuto zo kubiba ndetse n'umutsima wo kurya. Ariko bakomeje bavuga ngo namwe muzatungishwa muri byose. Gutungishwa muri byose bishatse kuvuga iki? Ushobora gutunga amafaranga ariko ugakena amahoro. Ushobora gutunga amafaranga ariko ugakena ibyishimo. Ushobora gutunga amafaranga ariko ugakena kunyurwa. Ushobora gutunga amafaranga ariko mu by'ukuri kuba ufite amafaranga ubwabyo ntabwo bivuze ko utungishijwe muri byose. Ushobora no kuyatunga akakubera ahubwo ikibazo ubwayo. Ijambo iyo rivuze ngo namwe muzatungishwa muri byose, bivuze ngo noneho Imana iyo dushyize imbere kuyumvira no gukora ibyo ishaka, itugwizamo ubuntu bwayo ariko muri domene zose z'ubuzima bwacu. Mu rugo rwawe kumenya uko ukora ibintu, no mu kazi kumenya uko ukora ibintu, kumenya yewe reka mvuge ngo nibyo navuze na kare mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Hari byinshi dukeneye gusobanukirwa, ariko Imana itungisha muri byose, ikanadutungisha no mu bumenyi bw'ijambo ry'Imana no kurushaho kurisobanukirwa. Mbese Imana uburyo idutungishayo iyo dushyize imbere ubushake bwayo ni mu buryo bwose. Bivuze ko aho umuntu hose yumva akeneye ubwenge buva ku Mana, akeneye kumenya uko yakora ibintu ibigoye abandi hano mu isi, ibyo abantu badafitiye ibisubizo, kumenya ibiriho, kumenya iby'ejo hazaza, kumenya uko wagenza ibintu, ibyo byose biri mu by'Imana itungisha abayo. Biri muri bwa buntu bw'Imana Imana ibasha kudusenderezaho. Kubaho rero ushyize imbere kwitangira iby'Imana iguhamagarira, iby'Imana ihamagarira bera, bituma Imana igutungisha mu buryo bwose. Mu kurera abana, umuntu akeneye kumenya uburyo yarera abana. Wa muntu ukomeje kuba mu ijambo ry'Imana no kurigenderamo azatungishwa no muri ibyo ngibyo. Umuntu akeneye kumenya mu bihe nk'ibi isi itwaye abantu cyane, imitima y'abantu ifite byinshi irarikiye, umuntu akeneye kumenya uburyo yabyitwaramo. Ibyo byose rero biri mu by'Imana idutungishiriza mu ijambo ryayo iyo dukomeje gushyira imbere ubushake bw'Imana. Kubaho ariko dushyize imbere kuvuga tuti icyo Imana ishaka aba ari cyo kiba, harimo imigisha myinshi ndetse tutabasha kurondora yose, ariko nawe gira uruhare mu mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana nuko abantu bakizwa. Ubwo rero nawe wagombye kuba ufite uburyo buri clair, wewe wakijijwe, ukora mu ivugabutumwa cyangwa se ugira uruhare mu ivugabutumwa. Kuko muri uko kugira uruhare mu ivugabutumwa niho Imana nawe izagutungisha mu bintu byose.
igusenderezeho ubuntu bwayo, kugira ngo ubashe no kuyikorera ufite ibigukwiriye byose. Izagutungisha rwose mu bintu byose. Ubwo rero niyo mpamvu nagusaba ngo wisigara wibifata nk'ibitariho, wibifata nk'ibidafite icyo bimaze, uvuga ngo narakijijwe birahagije, nzajya mu ijuru, nibyo. Ariko se kukiri mu isi ukeneye gukomeza gutera imbere mu buntu bw'Imana, kandi ugatungishwa nayo mu bintu byose. Ibikuyobera, ibigushobeye, uzagenda urushaho kugenda ubisobanukirwa, kandi ubuzima bwawe bugende buba bwiza, ugenda uva mu bwiza ujya mu bundi ukiri na hano. Tutirengagije ko na nyuma y'ubu buzima hariho ingororano zinashingiye ku buryo abakiranutsi bumviye Imana bakiri hano mu isi. Navuga ni rero ntubikorere kugira ngo utange amafaranga Imana ikugarurire amafaranga. Waba uri guhomba nimba ari ukubitekereza kuko ntabwo umugisha ari amafaranga, nta nubwo icyo umuntu akeneye kugira ngo abeho neza ari amafaranga menshi. Oya, ahubwo komeza wite ku by'Imana, wite ku ijambo ryayo, wite ku cyo uhamagarirwa, ugire uruhare mu murimo w'ivugabutumwa n'ibindi bijyanye naryo. Imana izagutungisha mu bintu byose. Mu bigoye abandi izagucira inzira, mu bidashoboka Imana izakwereka ko bishoboka, mu biruhije abandi Imana izakuruhura, Imana izagucira kanzu. Aha handi wibaza ngo nabigenza nde, byagenda gute, uzajya ubona gusa byose bigenda neza, hatanashingiye ku bwinshi cyangwa ubuke bw'amafaranga waba ufite, ahubwo ubone ubayeho neza kandi wishimire uburyo ubayeho. Ndetse nunagereranya n'uko wari umeze mu gihe cyashize, waranakijijwe na kera, mu gihe wari warakijijwe, ariko noneho wareba uyu munsi ukabona uburyo ubayeho bitandukanye na mbere. Ibyo ni ibintu bikorwa n'Imana ubwayo mu mbaraga z'Imana, ntumenye uko bigenda bimera. Numva twasoreza ku murongo uri mu Befeso mu gice cya nyuma, umurongo nawo wa nyuma. Reka ngusome, haravuga ngo ubuntu bw'Imana bubane n'abakunda umwami wacu Yesu Kristo bose bataryarya. Reka nsubiremo, ubuntu bw'Imana bubane n'abakunda umwami wacu Yesu Kristo bose bataryarya. Birasaba ko kugira ngo ubuntu bw'Imana ndabizi nyine wagiriwe ubuntu uzajya mu ijuru, ariko ubwo buntu bw'Imana bubana n'abantu bakijijwe. Ubwo buntu bw'Imana bubana n'abantu bakijijwe, bubana n'abakunda umwami wacu Yesu Kristo bose batagira gute, bataryarya. Kutaryarya ni ukuba umushyizeho umutima, wumva ari we nyambere mu buzima bwawe bwa buri munsi, ibindi bikaba ari inyongera, Kristo akaba ari we uza mbere. Nibimera bityo, bwa buntu bavuze buzadusesekaraho, nawe buzagusesekaraho. Uzatungishwa n'Imana mu bintu byose. Nk'uko muri Malaki yavuga ngo mubingeragereshe kugira ngo mbagumurire imigisha mu buru aho muyikwiza. Reka ngaruke mvuga ngo nawe gerageresha Imana kuba mu byo duhamagarirwa nk'abakiranutsi, kuba mu ivugabutumwa, kubana na bene data, gufasha bene data, kubakorera mu mpano Imana yagiye iduhereza. Mu by'ukuri ubwo buntu bw'Imana busendera ku bantu bayo, nawe buzagusenderaho, kandi uzatungishwa nabwo mu bintu byose. Ibi tubabwira natwe bitubaho, ntabwo tunabivuga kubera ko tubisoma, ahubwo n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko ntabwo turi kubabwira kugira ngo mugire icyo mudukorera, ahubwo turababwira kugira ngo ahubwo mwebwe mwikize, mwikure mu bukene bwo gukena ubuntu bw'Imana. Noneho namwe mutungishwe n'Imana mu bintu byose, kubera ko uko dukomeza kwita ku ivugabutumwa tugenda tubona nyine Imana iduhereza ibidukwiriye byose, kugira ngo tubashe kuyikorera dufite nyine ibidukwiriye byose. Ntabwo rero tuzabura ibikenewe kugira ngo umurimo ugende neza,
ahubwo turagira ngo nawe udakenera aho wari ukwiriye gukirira. Imana ishimwe. amen amen amen